Isomo ryo mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Hanyuma mbona ijuru rishya n'isi nshya, koko rero ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byazimiye, n'inyanja itakiriho. Nuko mbona umurwa mutagatifu Yeruzalemu nshya, yururukaga iva mu ijuru ku Mana, yabukereye nk'umugeni witeguye gusanganira umugabo we. Hanyuma numva ijwi riranguruye riturutse ku ntebe y'ubwami rivuga riti, dore ingoma y'Imana mu bantu, izabana nabo. Bazaba abantu bayo, Imana nayo ibane nabo. Izahanagura icyitwa amarira cyose ku maso yabo, n'urupfu rwoye kuzongera kubaho ukundi. Icyunamo, amaganya n'imibabaro nabyo ntibizongera kubaho ukundi, kuko ibya kera byose birangiye. Nuko uwicaye ku ntebe y'ubwami aravuga ati, dore ibintu byose mbigize bishya. Ni jyewe Alufa na Omega, intangiriro n'iherezo. Ufite inyota wese nzamuha ku buntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Uzatsinda azatunga ibi ngibi ho umurage, kandi nzamubera Imana, nawe ambere umwana. Iryo ni ijambo ry'Imana.